ndagukunda karire k'inyana watubyariye Gasaro karire k'inyana ikarire k'inyana naragiye ngenda nshaka karire k'inyana ikarire k'inyana urya mwana w'umukobwa ujya umwita bazira ibyago urya wundi w'umuhungu ujya umwita karahura wagenda yewe karire k'inyana ikarire k'inyana mbega muramwapfuramwe muramwokagira inkamwe namwe twirirwanye mwongeye kwirirwa. Amazina yanjye nitwa Diane Ngabisonga mwene Ngabisonga Karisiti wacu ni Nyamata ariko kavukire turi bene Nyaruguru ahitwa Igihango kuko twahanye Igihango na bene Kanyarwanda. Naje kubabwira amazina y'inka rero iwacu ntabwo tuvuga amazina y'inka tutarabanza kwivuga twebwe ubwacu turabashumba ntabwo turabarenza mwese nk'uko data yabidutoje. Rero hano harimo abenshi natangiye ndirimba ninjira n'indirimbo baryana inzara ngo nta mukobwa uvuga inka. Naje kubibereka turazivuga ko Paul Kagame yaduhaye ijambo nk'abakobwa kandi ndagira mbwira abakobwa namwe mutinye kubarasaba. Rero icyo nabisabira ntaratangira kubabwira amazina y'inka uyu munsi ni uw'ibyishimo no gutarama. Ndagira ngo muze guhuza ibiganza mukoma amashyi mushime Imana kubwo bariya abageni bacu. Kuko ntabwo nkunda kuvuga amazina y'inka nkunda gutarama cyane n'ababyeyi bambyaye mbona abantu batishimye kandi ari umunsi w'ibyishimo. Wacu tuvuge inka kandi nituvangirwa ngo tuve ku Mana ahubwo tuvanaho iby'Imana yabwiye abayiringiye. Yarabwiye ati zabaye igihugutemba abatana ubuki mu ijuru wacu zirakanda. Maze kandi zacu zirimo z'amashashi yashishe izo tukazishora tujya gushimira shebuja washumba tukamushimira ko yadushigiza abashabizi natwe tukaba abashabizi. Mu nkundire mbabwira amazina yazo. Mbona ntitakoma ntimugire ngo ni iby'iki gihe ahubwo nuko data yantoje umuco wo kugenda gahoro kugira ngo abo mbibwira nabo ngende neza maze bantega amatwi. Nikana karagiye imanzi mu mpinga ya manza wigira hirengeye bwirira kana mugarurana kandi ngaruki uteje uzajya imbere ya rwego ubundi nzizashora shoza umutezi uteye imbabazi niya kananga muri zaboro niya mutari tuyinyage rubango tuyishyire rusanganira zadutimbanyiriza agasura mu mihanda ya Gitega na Kiruhura inaho burya ntawe iragara ryabujije gutunga kere ko ryasanze ari umwugariza akabana ruti rujyamo indende naraye nsanze imanzi zicuza akabunda mu rya rutanga itambuka neza bigira uko mungerageze nyirinka agashira agahinda imungu ikimuka mu gisabo imbeho igashira ku myugariro mwiza waba inama nagenda bica amagana akaginka y'amakumbi rubibi rubereye ibirori ninayiragiye bibero by'imbumbe yarirenga rwanamiza yo mu mana ko yariyamanihure se nkuba w'igisore niruguga ikibindi niruhanga naho noneho cyanyaguhangurwa n'amamera baba none n'umugore nyiraromba rya nkuba yabwiye umugabo wiwe nigama kwandi yabihaye muze musegura inkoko zanage buke mu gitondo wiyumvira ibinyamahembe baba none iyo urije impambara kumira itani ikirenga mu nyarubuga ni ikirangire kinyambo n'urwisata rwa murima yafoye imeti ntihagama n'abashi barindiye ku nkiko bagitegereje iyo nkubiri wowe urwamuravuga imana ndetse n'abahinini bari baza no gukererwa rero rikatazi kandi imbibi rwa mirindi yaseruhimbana ntawe yireba ngo ahubwo ingoyongongo yabuze aho yajorwa bayihaye umwanzi iramwireza bayiha umwana iramwirereza ntibayihaye irabagirana bayigira indombore ntiyajorwa bagire se kandi yasibitanya rwa Kigali. Mubyeyi mwiza avuga amazina y'inka bukira bugacya ubundi rugejuru kirirwa amashyi yano y'inka wagitanyiraza kandi n'iziri mu Rwanda iyo ziri mu rwuri zita izahene urankundakunda nibera umugundi ishere
iherezo ryose zonda nzaba umuntu none musabwa wasabwa ukwiye ko wampaye ngo miraganje none bwiza unteye ubwuzu nabuzwa n'iki gutega amaboko mu rugo rw'uyu mugabo ntambiye ingoma waneguriye uteretse imfizi nzima ntora inkoni nkaragira inacyura bakamembe zikamwa n'izinanuye inananutse iwawe neguwe kindi ki ikizima ni ugutunga ikindi ni ukubyara utagira umuco acumura abana akavaho ntugatogatoge ntugatondagura amagambo ntugatore inkoni ngo urwane ntugatongane n'umusururu wongewe amazi mutaruhuka inzira ndatashye bambyaye